Ni inkuru y'akababaro, ni inkuru y'incamugongo kuri buri munyarwanda wese ngira ngo wamukundaga. Yari umubyeyi kandi yari umuntu ushyira mu gaciro, dore yuko yagiye avugisha ukuri ndetse agafasha abenshi cyane, haba mu buzima busanzwe ndetse no kugenda abagira inama. Ni Marie Immacule, ngira ngo abenshi muramuzi, yari umwe mu babyeyi ndetse akaba ari umwe mu bari bashinzwe umuryango wo kurwanya ruswa n'akarengane, ariko ubu ngubu ntago agihumeka umwuka w'abazima. Ngira ngo ni inkuru imaze umwanya mutoya icicikana ahantu hose, ariko abenshi bakavuga bati ntago yapfuye, abandi nabo bakavuga bati ni ukuri, ariko amakuru yizewe nuko uyu mubyeyi atakiri mu mwuka w'abazima. Ngira ngo abenshi muramuzi, yagiye avugira abantu nka Prince Kid ndetse n'abandi, bityo akagenda abenshi bakunda ibitekerezo bye ndetse bakagenda barushaho kumukunda bitewe n'uburyo yagendaga ayitwara muri sosiyete nyarwanda, dore yuko nta ruhande na rumwe yajyaga abugamira, ahubwo akenshi yajyaga afata abantu bose nk'abana be, ndetse uje amusanga akaba yamugira inama. Ahangaha umunyamakuru Murongi Sabe yavuze ati uyu mubyeyi rwose yari umuntu mwiza cyane, ndetse abenshi bagenda bashyiraho comment, aho haje uwitwa DJ Burya ndetse Sabe akavuga ati DJ Burya, ngira ngo weho urabizi uyu mubyeyi yari nka mama wawe, kuko urabizi neza yuko yagukundaga cyane. Rero ni umubyeyi abantu benshi bakunze, ndetse n'umwe mu bo umuntu yavuga yuko mu gihe batagihumeka umwuka w'abazima, u Rwanda rubuze umuntu w'ingirakamaro. Ndetse uyu mubyeyi bikaba byamaje kwemezwa yuko yamaje kwitaba Imana. Ariko ese ni ikihe kintu wowe udukurikiye cyangwa se weho udukurikira umunsi ku munsi, ni ikihe kintu uyu mubyeyi uzamwibukiraho mu buzima busanzwe? Hari abatangiye kuvuga bati u Rwanda rubuze umuntu w'ingirakamaro, dore yuko ari umwe mu babyeyi bajyaga bavugisha ukuri, haba muri byose, ndetse yaba ku bayobozi cyangwa se abandi bantu muri rusange. Ntabwo yabaga yaca ku ruhande, kuko icyamuzagamo yahitaga akikubwira kandi akavugisha ukuri ikwereye. Ni Marie Immacule, umuvugizi wa Rwanda Transparency, ndetse yajyaga acishamo akanatebya. Abenshi bari bamuzi yuko akunda kuganira avuga ukuri, ariko ubusanzwe ari umuntu ukunda gutebya. U Rwanda rubuze umuntu w'ingirakamaro, tukaba tubuze umubyeyi by'umwihariko, haba kuba muzi cyangwa se kuba batamuzi. Yari urugero rwiza, ndetse yari umwe mu bantu ushobora gufatiraho icyitegererezo kandi umukuri gusesuye. Iyi ngiyi ni Tatibu wadiri mu gace twise Tatibu update, aho tuba tukugezaho amakuru abagiye acicikana hirya no hino. Reka tuvuge ngo Nyagasani amworohereze kandi Nyagasani amutuze aheza umubyeyi Marie Immacule wamaje kwitaba Imana.